Ni ibyegeranyo Sport Rwanda nizera ko ukomeje kugira ibihe byiza cyane aho udukurikira uherereye, uri uw'agaciro cyane ukunda amakuru tukugezaho, twebwe twahisemo siporo, twebwe twikorera amakuru ya siporo muri rusange, niyo mpamvu n'ubu ngubu ari siporo tugiye kugarukaho ariko by'umwihariko nk'uko nagiye mbibasezeranya, buri makuru yose yerekeranye n'Amavubi nta handi hantu uzajya urayasanga uretse hano ku byegeranyo Sport Rwanda. Icyo usabwa rero ni ukubana nanjye mpaka ikiganiro kirangiye, ubundi ukabasha gusobanukirwa every detail cyangwa se buri detail yose y'ikintu kiri kujya mbere hariya muri Cote d'Ivoire aka kanya. Si amakuru tuba duhimba ahubwo ni amakuru tuba duhabwa na bagenzi bacu bari hariya mu gihugu cya Cote d'Ivoire, Jean-Luc Ephrem Kayiranga Bayingana, ndetse na Butoya, ariko Butoya nubwo akenshi cyane aba yaragiye muri delegasiyo ya Rayon Sports, akenshi ni Jean-Luc na mugenzi we Ephrem Kayiranga na Axel Rugangura baba ariyo baduhereza amakuru umunota ku munota. No muri iki gitondo rero amakuru y'Amavubi amaze kutugeraho rwose. Ubu aha ngaha tugeze ku isaha y'isaa moya n'iminota 32, ubwo ndimo ndakora ino nkuru. Ubu hariya mu gihugu cya Cote d'Ivoire rwose ya Abidjan bageze ku isaha y'isaa 3 n'igice. Rero mu kanya gatoya hano mu Rusambiriza hano mu Rwanda bo baraba bageze ku isaha y'isaa 4. Ndimbwa abasore bari buze gufata ka breakfast nk'uko tubitangarizwa na bagenzi bacu. Ubundi rero nyuma yo gufata breakfast bari buze kuba berekeza gukora imyitozo ya kabiri. Imyitozo bari buze gukora uno munsi bakaba bari buze kuyikorera kuri stade bagomba kuzakiriraho cyangwa se kuzakiniraho umukino cyangwa se bazakirwaho n'ikipe ya Benin, cyane ko ari ikipe zombi n'ubundi zitagiye gukinira mu gihugu cyazo, cyane ko yaba ikipe ya Benin nayo nta stade yari ifite yemewe na FIFA, baje kuba bayambura uburenganzira bavuga ko itujuje ibyangombwa birebana n'uko yakakira match, ubwo ntiyemewe na FIFA, bahitamo kwimura umukino rero bawujyana mu gihugu cya Benin. Rero ni avantage ikomeye cyane ku ikipe y'igihugu Amavubi, cyane ko kuba wakakigera mu rugo urabizi umurindi w'umufana ni ikintu gikomeye cyane. Rero hariya bose bari bameze nk'abari gukinira hanze, nubwo ugereranyije kuva muri Benin ugera muri Cote d'Ivoire atari kure, abafana kwambuka bakajyayo ntago ari kure cyane, ariko byibuze ntago abafana bari kuba bari muri stade, ubwo nk'ubu ikipe ya Benin yari kuba yakiriye umukino wabo mu rugo, ntago ari kimwe n'abazaba bari muri stade ku munsi w'ejo, ubwo bazaba bari gukina n'ikipe y'igihugu Amavubi mu gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi cya 2026. Rero iyo myitozo iri buze kubera kuri stade zanakiniweho igikombe cya Afurika rwose, muri igikombe cya Afurika kirangiye cyegukanwe n'ikipe ya Cote d'Ivoire rwose. Ni stade yitwa Felix Houphouët-Boigny stadium rwose, yari iri gukinirwaho n'itsinda rya kane, riri gukinirwaho n'itsinda rya kane nyine ngo itike yo gushaka igikombe cy'isi, yo kujya mu gikombe cy'isi hagati y'u Rwanda. Umukino uri buze kuba kuri uyu ku itariki ya 6 kuri uyu wa 4. Yubatswe rero mu mwaka w'1960, bakira imikino yose, ni stade nyine yakira imikino yose. Rero ubundi ni stade yitiriwe Felix Houphouët-Boigny mu mwaka w'1980. Ikaba yaragiye ivugururwa rero inshuro nyinshi, ya nyuma ni mu mwaka ushize ubwo biteguraga kwakira AFCON. Rero nk'uko nabikubwiye rero Amavubi ari buze kuyikoreraho imyitozo kuri uyu wa 3 rwose, imyitozo ibanziriza iya nyuma kugira ngo ejo rwose bazatere match. Ni match iteganyijwe kuba ku isaha y'isaa moya za hariya, ariko
inaha mu Rwanda ni ku isaha y'isaa tatu kuko tubasigaho amasaha abiri muri rusange. Rero ni umukino ushobora kugira byinshi uhindura kuko nk'Amavubi aramutse atakaje byaba ari bibi cyane. Amavubi aramutse atakaje ugasanga Zimbabwe iratsinze byaba ari bibi cyane kabisa muri rusange, cyangwa ugasanga Nigeria iratsinze. Twaba tuzihaye amahirwe yo kugira ngo zidufate kandi twari twarazitaye twarazihaye amanota 3. Ni byiza rero kugira ngo dutsinde dukumwe muri uwo mwuka wo kuba twabasha kugira ngo dukomeze tuyobore itsinda, bikomeza no kuduhesha amahirwe yo kuzajya mu gikombe cy'isi. Ni byiza cyane rero. Amakuru ntaratugeraho neza cyane ku kijyanye na Georgia Kwizera. Ubundi byari biteganyijwe ko aza kuhagera muri iri joro ryatambutse, ariko ntabwo arahagera, ariko byanga bikunda ari buze kuhagera. Nahagera ndahita mbaha update ako kanya rwose, kuko ubu ngubu urabizi ko mu ikipe y'igihugu aba ari abakinnyi benshi cyane baba baturutse mu makipe agiye atandukanye. So ni ngombwa cyane kugira ngo babanze bahure, bakorane imyitozo, bamenyerane, bamanze bumve sisiteme z'umutoza, ubundi bajye mu kibuga baziranye muri rusange. Ari nayo mpamvu bamwe baje kuba bamaze igihe kinini, bari bamaze igihe kinini bakorera imyitozo i Nyamata kuri La Paris, ibintu byiza cyane, ari nabyo mugenzi wacu Jean Luc yaje kuba aganiriza Imanishimwe Emmanuel Mangwende rwose, amubwira bati se ntago mwaje mugasanga bagenzi banyu barabasize? Ariko mu by'ukuri Mangwende yaje gusubiza nk'umukinnyi w'umuprofesiyoneri koko, aravuga ati nibyo koko ni igihe kinini, bari bamaze igihe kinini bakora imyitozo, bamuha akantu kari kamaze kwiyongeraho ko kumenyerana, ariko mu by'ukuri nawe hashize iminsi rwose arimo akora imyitozo mu ikipe arimo akinamo yari mu gihugu cya Maroc ya FAR Rabat. FAR Rabat rero ni umukinnyi waje kuba anahishura ko rwose nyuma y'ino mikino ibiri, cyane ko umukino wa mbere bazawukina nyine ejo ku itariki 6, bagahita bahaguruka bahita berekeza direct mu gihugu cya Afurika y'Epfo, bagazateraho umukino wa kabiri ku itariki 11. Nyuma y'uwo mukino rero Mangwende direct azahita afata indege ihita imugarura mu gihugu cya Maroc, aho bazaza rwose gukina umukino wa nyuma. Ariko Mangwende yaje kubabazwa nimba nyuma yo kunganya n'ikipe rwose muri ino weekend itambutse ibitego bigera kuri 2-2, ko atari ikintu gishobora kumutushaho kigatuma binafekita performance yiwe mu ikipe y'igihugu, bigatuma atitwara neza. Avuga ko biri ari ibintu amenyereye cyane bisanzwe bibaho. Ku kijyanye rero no kuba ari gukina imikino myinshi cyane igiye yegeranye, yavuze ko ari ikintu amaze kumenyera cyane, kuko yageze ara muri Maroc ugasanga ni ibintu bisanzwe nyine, si ibintu rero ngo bishobora kumutushaho cyane. Yahise abyibagirwa cyane ko agifite amahirwe yo kuba bakegukana igikombe, kuko kugeza ubu ngubu nubwo bavuye ku mwanya wa mbere, ikipe ya FAR Rabat iri ku mwanya wa kabiri, kandi ikinyuranyo kirimo ni ikinyuranyo cy'inota rimwe hagati yayo na Raja Casablanca, cyane ko ifite amanota agera kuri 69, FAR Rabat ikagira 68. Ikinyuranyo cy'ibitego kandi murabizi ko FAR Rabat ifite izigamye ibitego 41, mu gihe Raja Casablanca izigamye ibitego bigera kuri 34. Ubwo rero kunganya, ariko hano nta hantu diferanse y'ibitego yakora, kuko kunganya kwa FAR Rabat ako byakora ko Raja Casablanca iramutse yatsinzwe, FAR Rabat ikanganya direct, bahita bareba ikinyuranyo cy'ibitego muri rusange. So uri kumva ko amahirwe kuri
Imana ishimwe Emmanuel Mangwende ari menshi cyane rwose yo kuba bakegukana iki gikombe cya Botora League cyangwa se shampiyona yahara mu gihugu cya Maroc, byaba ari ibintu byiza cyane ku munyarwanda kuba yabasha kuba yakegukana shampiyona rwose bishobora no kumwongera cyane ko ari n'umukinnyi uri titirere rwose w'umutitirere ubanzamo hariya. Ni byiza cyane kuko igihugu kiragaragara muri rusange. Hari umukino wa nyuma rero ari nawe uzaba ari kamarampaka, umukino uzahuza ikipe ya FAR Rabat ndetse na FUS Rabat. Ni umukino uzaba rwose ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu, kuva ko ari nyuma y'izi international breaks ziciyemo hirya no hino ku isi. Hanyuma Raja Casablanca ikazasura Mouloudia Oujda, nayo ni ku itariki 14. Imikino yose ikazabera ku isaha imwe rwose hariya, cyane ko ari umukino wa nyuma usoza ino shampiyona muri rusange. Abakinnyi barishimye rero muri kampo hariya, bakomeje kumenyerana, umwuka ni mwiza cyane. Hakim Sahab arishimye, abashyashya bajemo bakomeje kugenda bamenyerana n'abasanzwemo, ko murabizi ko ku munsi wo ku wa mbere aribwo Mutsinzi Ange, Manzi Thierry, Casemiro, Mugisha Bonheur na Mangwende baje kuba bahagera. Hanyuma Raphael Yorke nawe ku munsi w'ejo akaba yarahasesekaye muri kampu. Hanyuma undi wa nyuma wari usigaye, kuko mu bakinnyi 24 hari hasigaye umwe, ari we Georgia Kwizera, nawe rwose ngo nta gihindutse kuko ibyangombwa byose byararangiye. Ntimugire ubwoba, Georgia Kwizera kuri match azaba hari. Ahubwo ikintu twadutaho iki gihe wenda imyitozo nk'ibiri azaba yaramenyanye na bagenzi be, cyangwa umutoza azahitamo kugira ngo amubanze kuri benshi, byibuze nyuma y'iriya match azabona akanya ko gukorana na bagenzi be kugira ngo babashe kuba bamenyerana, akazamukoresha kuri match itaha, cyangwa se bitewe n'ukuntu iriya match izaba iri kugenda n'ukuntu bizaba byifashe, akazafata nk'umwanya wenda nko ku munota nk'uwa 70 akamuterekamo akaba yakina, kuko ntawamenya abakinnyi b'abahanga cyane kwiyadapta ntabwo bibasha kubagora. Georgia Kwizera rero ni umwe mu bakinnyi nabonye abanyarwanda bakunze batarabona mu kibuga. Ubwo umunsi azaba bagiye mu kibuga rukumva urukundo abanyarwanda bazamugaragariza. Ibaze umunsi noneho agiye gukinira hanze, igihe azaba yaje mu Rwanda ari kogugara muri stade Amahoro rwose, cyane ko Amavubi n'imikino yayo yose isigaye izayakirira muri stade Amahoro. Ni stade rwose nabonye nayo irimo iragana ku musozo, ku kwezi kwa gatandatu ikaba iri buze kuba rwose irarangirana ko igana ku musozo. Stade iteganyijwe kuzaberamo igikombe cy'isi cy'abavetera mu kwezi kwa 9, ariko hari n'ibindi bikorwa bizaberamo nk'irahira n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye muri rusange. Hanyuma ku makuru mashya rero mbashije kuba nakurura, ni uko ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 rwose, ku munsi wo kwibohora, hariya muri stade rwose hazaberamo igikorwa cyo kwizihiza uwo munsi, banafungura stade Amahoro by'umwihariko ku mugaragaro, cyane ko azaba ari ku nshuro ya 30 I guess. Rero abantu benshi cyane babizi ko bazaba bari muri iriya stade Amahoro. Rero ikintu nabararikira mbere yuko ngana ku musozo ni uko kabisa any change cyangwa se buri kantu kose mu ikipe y'igihugu muri buze kukamenya. List ishobora kubanzamo, ndacyatoza neza mbaza bagenzi banjye bakurikije ukuntu bari kubona imyitozo. Rero list ishobora kubanzamo nshobora nkaza kuyibagezaho, kuko uriya mutoza nta nubwo akunda guhindura ibintu, ariko byanga byakunda impinduka ziri buze kugaragaramo, cyane ko haje hiyongeramo abakinnyi bagera kuri bashyashya.
nabonye abasesenguzi benshi barimo bavuga bati ntabwo ari ngombwa ko yahindura ikipe yose, kuko hari abakinnyi bari bamaze kumenyerana banakinnye ya mikino ya mbere, bibasha no kuvamo rezilita nziza cyane, rero ni ngombwa kugira ngo ataza guhinduranya cyane, bikaza kuba byakafekita ikipe kubera kutamenyerana cyane muri rusange. Rero akandi kantu ku kandi rwose bya Joja Kwizera mu kanya ndaza kubaza bagenzi banjye neza, nibamara kubimpa rwose ndahita mbagezaho update. Reka nsoze nkubwira ngo tanga igitekerezo cyawe muri komantere uburyo byumva, Amavubi arajya mu gikombe cy'isi cyangwa tuzahatana duhatane ariko ku munota wa nyuma birangire akagozi gacitse, duhereze ba nyiri imiringa yabo, imidari yabo tuyibahereze. Rero ni ibyegeranyo Sport Rwanda nk'ibisanzwe, kanda subscribe ujye natwe mu biganiro dushyiraho. Mu kanya ndaje mbashakira amakuru ya Georgia Kwizera muri rusange. Bye bye.